ariko ubu nta gihari. Innocent basi nyumva. Innocent, ndagusabye basi nyumva. Basi ngiye narinje kugira ngo ndebe ko hari n'amakuru make basi mwamba, ariko ndumva nta makuru twese dufite. Ese wazamagaye wa mugabo ko ari wo muzi mwavuganye? Kuva cyagiye se nimero ye nongeye kuyibona, ndakomeza kuyigerageza, mpamagare tuzasubire no kw'ibyo bitaro baverifie neza barebe nimba basi none se ntago babura ibitaro byakiriye umuntu, ntago byabura nimba yapfuye, ntago byabura basi mwamvugishije tukaganira, sibyo? Ashobora kuba wenda gusanga we yaramenya amakuru ko yapfuye, cyangwa ari nako babyanze kandi atarapfuye, sibyo? Babara basi tuganire, sibyo? Turebere hamwe. Urajya ngo tuganire ute? Nkubwire ngo meze neza, kuba utameze neza byo ndabibona. Kuba utameze neza byo ndabibona. Tuganire iki? Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me je t'aime trop nalinga mingi wana Manzi na Innocent, nukuri ndabashimiye mwahisemo neza, nukuri muraberanye. Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Oh yes, reka nongere ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi Innocent TV kumwe na Nyashyo Rwanda rwanya rwakazamura igisho rya Rwanda bagasika mutoro saa 7 nimugoroba saa matera gake cyagasa mbundi cyari kuri Manzi Innocent TV irebere byinshi byiza tuba twagutegura umwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gitondo gusaba gukora subscribe nimba cyari wayikora ndetse nawe wayikoze na kwinyanga usaba cyane kujya sharing ibiganiro byacu kugira ngo bigende bigera mu mpande zigiye zitandukanye zimaze iminsi nkwinginga ngo usaba cyane kunyandikira muri comment kugira ngo ndebe cyakunyuze kitakunyuze kugira ngo menye ngo ndongera iki cyangwa se ndagabanye kireka nangire mpereza ikaze abakunzi bacu wari muri Amerika, Aziya, muri Afrika ndetse na Australia, wari mu bihugu by'ubuturanyi Uganda, Burundi, Kongo, Kenya, Tanzania ndetse na buri imbere mu gihugu amajyepfo amajyaruguru burasirazuba uburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Reka nkubwire ko urukundo ugenda unyereka cyangwa se inama ugenda ungira n'ibyo ugenda ukora byose Imana ijye biguhera umugisha. Mwabantu mwe nta mbaraga mfite muri no minsi, narazengereye, nacitse intege, ariko nta kundi byagenda mu buzima, habaho kuvuka, akabaho gukura, hakabaho no gupfa. Icyambere naho umuntu agiye buriya nuba ufite umuntu akitaba Imana, akaba ari umuntu wakoraga imirimo myiza, akaba ari umuntu wakiranukaga, akaba ari umuntu wasuraga abarwayi, akaba ari umuntu wagiraga urukundo muri we, uzizere neza ko ahagiye ari heza kurushaho avuye. Nk'abantu mwe umutima wanjye uraremerewe, umutima wanjye urakomeye, mu gihe ntari namenya amakuru ya nyayo. Makuru amwe ambwira ko Sadunda yapfuye, niyo makuru dufite kugeza aka kanya. Turi kugerageza gukorana n'ubuyobozi ndetse n'ibindi n'abandi bantu bagiye batandukanye kugira ngo tumenye amakuru ya nyayo, ariko mu gihe umuntu tutaramubona nyine turi kwizera ibyo batubwiye. Nafashe umwanya, murambona mu rutoki, murambona mu tuyira, murambona munsi y'ibiti bya avoka, ngiye kwa Innocent ahasigaye aba. Ngiyeyo ningira amahirwe ndahamusanga, tuganire, turebe icyo twakora, turebe icyo twagerageza kuba twashakisha amakuru yimbitse, nibiba ngombwa nyine tumenye ukuri nyako twiyakire. Gusa mukomeze mudusengere, mukomeze mutube hafi mu be nk'ibi ngibi. Mukomeze mudusengere. Sinzi uburyo nabivugamo, ndi gutekereza Sadunda umva gahinda kuza umutima wanjye. Mwabantu mwe rero ndahageze kubw'amahirwe none ndahabasanze murabibona ahangana niho baba, ira niyo nzu babamo. Kubw'amahirwe ndahabasanze, gahinda ni kenshi, ishavu ni ryinshi. Mwiriwe neza.
Mwiriwe. Umeze mute? Rero mw'abantu mwe nkuko nabibabwiraga ndahageze. Imana iramfashije ndahageze. Vuga amahirwe nsanze banahari. Ariko nta byishimo ntabyo. Nagahinda gusa. Inosa. Bimeze biti? Jackie. Basi mwamvugishije tukaganira sibyo? Ndabyumva condition murimo. Umwanya murimo aka kanya nanjye ni wundi mupe. Usibye ko ndi kwihagararaho nyine nkabasha kuvuga ariko ibi byo muri gucamo byose nanjye nibyo ndi kunyuramo. Mumba wari basi tuganire sibyo? Mumfashe basi sibyo? N'abantu mwe ntabwo nzi uburyo nabivugamo ariko nyine biteye agahinda pe kubura umuntu muri ibi bihe nubwo yari yaragiye ariko icyizere cyari kigihari ko ashobora kuzaba umuntu muzima akagarukira umuryango we ndetse akagarukira n'abana be ariko ubu nta gihari. Innocent. Basi nyumva Innocent. Ndagusabye basi nyumva. Ibyo uri gucamo ndabyumva Jackie. Innocent. Basi nyumva, sibyo? Ihangano nganirize. Nta nakanya waha umuntu ngo basi abanza niyakira tuze muri we. Innocent akanya kuba nakaguha nakakaguhaye pe sibyo? Ntago ndi kuza hano kugira ngo nkwishime hejuru. Ntago ndi kuza hano kugira ngo ngende kuza. Basi genda ushaka imeti mugabo wanje nuyibona uzimbwira. Nibyo nyine nanjye ndi kugira ngo turebere hamwe. Dufatanye n'imiryango dutumire famille zize. Dushakishe. Ushobora no gusanga uwo ngo yarabonye wenda yiyahuye. Kuko nje hari undi muntu nabajije arambwira ngo yari yahuye bamukuramo bamushyira muri ambulance bamujyana kwa muganga. Ari heza. Nyine ibyo ngibyo nibyo ndi kugira ngo umenye neza. Sibyo? Ashobora kuba wenda gusanga we yaramenya amakuru ko yapfuye cyangwa ari nako babyanze kandi atarapfuye sibyo? Babara basi tuganire sibyo? Turebere hamwe. Urajya ngo tuganire ute? Nkubwire ngo meze neza, kuba utameze neza byo ndabibona. Kuba utameze neza byo ndabibona. Tuganire iki? Genda mbara ukomeze ushaka nta mbaraga afite. N'uwo mwenye ikintu kizima basi uzazibwira. Babarira pe. Ureke najya kugerageza kunsaba Innocent. Ntago nagize nifuza ko ibintu ari gutya byarangira pe. Habe na gato. Numvaga ko nubwo ibintu bigenze gutya ariko igihe kizagera akongera akagaruka. Ntabwo bikunze rero. Basi hari ahantu mwe mwabashe kugerageza kubaza sibyo? Byibuze bakaba babaha amakuru. Ngiye nakomeje kubaza ndakomeza kubaza nanjye niyo mpamvu narinje ngo nkubaze nimba nta namakuru na make ya basi waba ufite. N'ibitaro bambwiye ngo bamujyanyeho mu gitondo niho nabyukiye.
navuze amazina yabo barambwira ngo ntayo bazi mu bitaro barebamo baravuga ngo nta muntu bakiriye witwa gutyo. Nese ubu bari iki? Ubwo reba nta gahinda konyine nifitiye. Ibitaro uriya mugabo yavuze ngo bamujyanyeho nageze nsanga mu bitabo nta mazina yarimo, nta mazina bigeze bakira y'uwo muntu. Mpamvu ubona nazi ibyari ibyo nanjye sinzi ukuntu isi iri kunyikaragiraho. Nosa abantu mwe sinzi uburyo ibi bintu umuntu yabivugamo, sinzi uburyo umuntu yabikoramo, gusa byose biri mu biganza by'Uwiteka. Amakuru uzamenya uzampamagara. Sarya yicaye kuriya gusa ubona ari imvura iri gufata undi. Ninde wafashe undi? Basi famiye yawe warabibwiye? Habibwiye n'abarambwira tubone mubone mayiti muzaduhamagare tuze gushyingura. Ntange ukuri kuza umbaza ngo bimeze gutya ni nkuko nanjye bari guhama bamamagara. Ubwo rero ndagira ngo nangiye kwikomakomezamo nkabona bamamagara ati pole pole pole. Bakambwira pole n'uwo nabuze nta wundi kubona. Si umusekare ngo yaguye ku bugamba. Ayaya. Undi kwanga kugira ibintu mvuga iruhande rwa murumuna wanjye. Ntacyo. Abantu mwe rero basi ngiye narinje kugira ngo ndebe ko hari n'amakuru make basi mwamba, ariko ndumva nta makuru twese dufite. Ese wazahamagaye wa mugabo ko ari wo muzi mwavuganye? Kuva cyagiye se nimero ye nongeye kuyibona. Kuva cyagiye nimero ye ntabwo nongeye kuyibona. Ndakomeza kuyigerageza mpamagare. Tuzasubire no kw'ibyo bitaro baverifiye neza barebe nimba basi none se ntago babura ibitaro byakiriye umuntu, ntago byabura nimba yapfuye, ntago byabura kuko umuntu watubwiye ko bamujyanye mu bitaro nuwavuze nuwo nahamagaye, bari babiri, nuwamamagaye bwa kabiri. Waranahamagaye cyagewe yakomfirmye ko yapfuye byarangiye. Nimba umugezi waramujyanye burundu. Ese muganga nawe nabwiye ati ndakwingiza ukomeze unshakishirize. Namusigiye nimero ye ko nagira icyo amenya arambwira. Kantahe Nosa, kantahe Imana ikomeze bafate mu mugongo, namwe mudukurikiye mukomeze mudufate mu mugongo, munadusengere. Wenda ibyo turi kubona ubu ngubu ntaba ari byo. Ntabwo nshaka kubyumva no kubibona. Kubibaye nabyo niko Imana yaba yabyemeye, none twabigenza dute? Nosa reka ntahe komere, ubu ntabyo kuvuga ngifite. Jackie umunsezerere. Jackie hangansa abantu mwe ibintu byarenze ubwonko bwanjye. Imana bampera umugisha mu dusengere bayi.